Muraho neza abakunzi bacu bahora badukurikirana umunsi ku munsi. Iyi ni YouTube channel yanyu Driving College School TV, aho tuba tuje kubakosora ikizame kiba cyakozwe kugira ngo turusheho kubona imyitozo ihagije nitugerwaho tuzatsinde ku manota hejuru kandi bitatugoye. Ikintu ubusabwa kugira dukosora ikizame nk'iki, fata agapapuro ugafata ikaramu kagenda wandika igiso cyanyacyo mu bisubizo bine baba bagwaye. Murabizi buri kibazo kiba gifite ibisubizo bine, ukagenda wandika igiso cyanyacyo ukaza kureba amanota uragira kuri 20. Ibindi byo no kwibutsa gukanda subscribe niba utari wayikanda kugira ngo ikizame cyose dushizeho kugira isomo ryose rishya dushizeho ujye tubibonera ku gihe. Mbibutsa ko kode ziri kuboneka waba uri hose mu gihugu, twandikire kuri 078 935 16 tugufashe kubona kode mu gihe gitoya. Iyo nimero wanayitwandikiraho mu gihe ushaka ko tukwigisha by'umwihariko, cyangwa ukayitwandikiraho mu gihe ukosoye ikizame nk'icyo ukagira ikibazo. Iyo ugize ikibazo nawe twandikira kuri iyo nimero cyangwa ukaduhamagara kugira tugusobanurire biruseho kugusobanurira ikibazo wagize mwa bino bintu tuba twabahaye, mwa bino bizame biba byakozwe cyangwa mu somo mba nabigishije. Serivisi aba ari ubuntu. Ndakeka ko wamaze gufata agapapuro, ndakeka ko wamaze gufata ikaramu. Reka dutangire ikibazo cya mbere cyabajijwe uyu munsi. Ikibazo cya mbere kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Ikibazo cya mbere kibaza ngo iki cyapa gisobanura iki? Tegereza neza. Icyapa baduhaye gifite ishusho. Ese ino shusho uri kubona ari uruziga, uri kubona ari mpande enye, uri kubona ari mpande eshatu? Gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. None iki cyapa gisobanura iki? Bibutsa umuntu waba ufite ikibazo ku byapa ko wagenda ugasura kuri YouTube channel yacu ukareba video twashyizeho y'ibyapa ukihugura kugira ngo nitujya tugera ku bibazo nk'ibi ujye ubigeraho uhita umenya ibisubizo bya nyabyo. Ubonye video kuyibona biri kukugora wanyandikira ku iyo nimero maze kubabwira nkaguha link kugira ngo umenye amoko 5 y'ibyapa byo ku mihanda. Dore nk'iki cyapa kiri mu bwoko bw'ibyapa biburira. A iravuga ngo imbere hari umuyobozi w'amatungo. B ikavuga ngo imbere hari inzira ya gari ya moshi. C ikavuga ngo hegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. D ikavuga ngo inkomane ibambiye. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cyanyacyo ucyandike ku papuro. Ese iki cyapa gisobanura iki? Ese hano igiso cy'ukuri ni A, imbere hari umuyobozi w'amatungo. Ese hano igiso cy'ukuri ni B, imbere hari inzira ya gari ya moshi. Ese hano igiso cy'ukuri ni C, ahegera amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Cyangwa hano igiso cy'ukuri ni D, inkomane ibambiye. Mbibutsa ko ku bintu bya gari ya moshi ntago ziragira mu Rwanda, ariko zifata ubuso bunini iyo bari guca imihanda yazo, kubera ntago zigenda ziri gukatakata, ariko kubera zifata hano hanini hari uduhanda tugenda twambukiranya iyo mihanda ya gari ya moshi. Ariko iyo ugiye gutambuka bahaba hari amatara abari ku iyo mihanda yayo agenda myatsa yaka umutuku yakazima kugira ngo niba ugiye kwambukiranya uburetse imanze itambuke. Nicyo kintu nababwira kwa ino mihanda ya gari ya moshi. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cyanyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igiso cyanyacyo ni C, ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Nubona kino cyapa uzamenye ko ariko gisobanura ahegereye amasangano y'inzira nyabagendwa n'inzira ya gari ya moshi hatabambiye. Ikibazo cya kabiri kirabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi. Muri risangano ry'umuhanda hari icyapa gisobanura guhagarara n'umurongo wera urombereje mu nzira. Niyo mpamvu hari iki cyapa cyo guhagarara hano. Mbibutsa ko video yo ku mashusho nayo namaze kwibashyiriraho. Niba ari bwo bwa mbere ugeze kwa ino YouTube channel yacu, wagenda ukayireba kugira ngo wihugure nitujya tugera kwa yano mashusho uzajya uba warayabonye. Ayo mashusho nashyizeho nayo ateguye nk'ibibazo, no kugenda ukabyihuguramo kugira ngo ujye ku mashusho ujye umenya igiso cyanyacyo. Itegeze neza rero, hano hari icyapa cya stop cyo guhagarara umwanya muto, hakaza no murongo urombereje. Urabona no murongo uri imbere ya kino kinyabiziga. Ni ukubera iki?
tegereze neza mu bisubizo bine baguhaye hanyuma uhitemo igisubizo cya nyacyo. A iravuga ngo biragoye kubona neza mu muhanda munini. B ikavuga ngo umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. C ikavuga ngo ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane. D ikavuga ngo hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Ese ni ukubera iki hari kiriya cyapa akaba n'uriya murongo mu muhanda? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, ni uko bigoye kubona neza mu muhanda munini. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, ni uko umuvuduko mu muhanda munini wavanyweho. Ese igisubizo cy'ukuri ni C, ni mu isangano ry'umuhanda rikoreshwa cyane, hakaba hakunda gukoreshwa cyane. Cyangwa ni igisubizo cy'ukuri ni D, hari imirongo iburira ibyago bitunguranye. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni A, ni uko bigoye kubona neza mu muhanda munini. Urabona kino kinyabiziga kigiye kwinjira mwa hano muhanda munini, ntabwo cyabona uko kireba hano iburyo, ntabwo cyabona uko kireba hano ibumoso. Niyo mpamvu haba hagomba kuba hari kiriya cyapa cya stop n'uriya murongo kugira ngo nuhagera uba uhagaze akanya gatoya, asigaye winjire muri uriya muhanda munini witonze kugira ngo wirinde ibyago unabirinda abandi bari gukoresha inzira nyabagendwa. Ikibazo cya gatatu kirabaza ngo ni iki gikenewe muri ibi bikurikira kugira ngo ubashe gutwara imodoka mu muhanda? Urabizi gutwara imodoka mu muhanda ntabwo bwacyo uri kuvuga ati ngiye gucya gutwara imodoka, ahubwo haba hari ibikenewe kugira ngo utware ikinyabiziga mu muhanda biteganywa n'itegeko. None ni ibiki bisabwa? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi. A iravuga ngo uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro. B ikavuga ngo ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. C ikavuga ngo icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. D ikavuga ngo ibisubizo byose nibyo. Ese mwa bino bisubizo bine baduhaye ni ikihe cya nyacyo gikenewe kugira ngo utware ikinyabiziga biteganywa n'itegeko? Ese ni igisubizo cy'ukuri ni A, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro. Ese ni igisubizo cy'ukuri ni B, ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro. Ese ni igisubizo cy'ukuri ni C, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Cyangwa hano igisubizo cy'ukuri ni D, ibisubizo byose nibyo. A ikaba ariyo, B ikaba ariyo na C ikaba ariyo. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo cy'ikintu gikenewe kugira ngo utware ikinyabiziga biteganywa n'itegeko ni D, ibisubizo byose nibyo. Ugomba kuba ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ibinyabiziga rufite agaciro, ukaba ufite ubwishingizi bw'ikinyabiziga bufite agaciro, ukaba ufite n'icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Ibyo nibyo bikenewe kugira ngo ube watwara ikinyabiziga mu muhanda ariko byemewe n'itegeko. Ikibazo cya kane kikabaza ngo ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'igihe kingana iki? A, nyuma y'umwaka umwe. B, nyuma y'imyaka ibiri. C, A na B ni ibisubizo by'ukuri, nyuma y'umwaka umwe na nyuma y'imyaka ibiri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Ese ni igisubizo cya nyacyo ni A, nyuma y'umwaka umwe. Ese ni igisubizo cy'ukuri ni B, nyuma y'imyaka ibiri. Ese ni igisubizo cy'ukuri ni C, A na B ni ibisubizo by'ukuri. Cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Hano rero igisubizo cya nyacyo ni B, ikinyabiziga gishya gikenerwa gusuzumwa bwa mbere nyuma y'imyaka ibiri. Ikibazo cya gatanu kikabaza ngo ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ese ni ryari? Tekereze neza usubizanye ubwitonzi hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. A iravuga ngo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, wenda hari ikintu kibaye kidasanzwe, wenda ferize gucikiyeho, ushaka kubaburira kugira wenda barebe ingamba bakoresha kugira ngo utabateza ibyago. B, mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. C ikavuga ngo
A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, na B ikaba ariyo mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Ese ni ryari ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Igihe ushobora kwakiriza icyarimwe amatara yose ndangacyerekezo y'ikinyabiziga, ni mu gihe ushaka kuburira abandi bakoresha umuhanda, no mu gihe ikinyabiziga cyawe gishobora guteza ibyago abandi bari gukoresha umuhanda, abandi bayobozi b'ibinyabiziga, abanyamaguru ndetse n'abandi baba bari gukoresha umuhanda. Mu gihe wabateza ibyago, wenda nk'imodoka yawe yagucikiyeho feri, ugacana ayo matara kugira ngo ubaburire, niba ari bahunge kugira ngo utabatereza ibyago. Ikibazo cya gatandatu kikabaza ngo ugeze ahabereye impanuka yo mu muhanda bwa mbere, ugasanga abakomeretse bikomeye, wakiriza icyarimwe amatara y'ibyerekezo byombi. Niki kindi ushobora gukora? Ukigera ahantu habereye impanuka mu muhanda bwa mbere, ugasanga harimo abakomeretse bikomeye, uba ugomba kwakiriza rimwe amatara y'ibyerekezo byombi. None ni ikindi kihe kintu wakora mwa bino baduhaye? A. Kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe. B. Guhagarika ibinyabiziga bindi no kubasaba ubufasha. A. Ukareba niba bahamagaye imbangukiragutabara kugira ngo ize bafashe. B. Ugahagarika ibindi binyabiziga kugira ngo bibaho ubufasha, wenda niba harimo n'ikinyabiziga gishobora kumufasha, wenda kumuha ubutabazi bw'ibanze, kumugeza ku bitaro wenda vuba, nabyo wenda kikaba wagihagarika kikamugezayo. C ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. A ikaba ariyo, na B ikaba ariyo. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese igisubizo cy'ukuri hano ni A? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni B? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni C? A na B ni ibisubizo by'ukuri, cyangwa hano igisubizo cy'ukuri ni D, nta gisubizo cy'ukuri kirimo? Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ndakeka ko wamaze kugihitamo ni A. Kumenya neza niba imbangukiragutabara yahamagawe kugira ngo ibahe ubufasha, kuko haba hashobora kuboneka n'abashobora kubura ubuzima. Niyo mpamvu uba ugomba guhamagara imbangukiragutabara, ukamenya neza niba yahamagawe, kugira niba itahamagawe uyihamagare. Ikibazo cya karindwi kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga cyikoreye ibintu bishobora gufata inkongi, ni ikihe cyapa cyerekana ko ibyo atwaye biturika byafata inkongi? Murabizi neza bya bimodoka bitwara gaze, rero iyo bifashwe n'inkongi, ibintu bitwaye bifatwa n'inkongi, bishobora kwaka cyangwa bigaturika. None ni ikihe cyapa icyo kinyabiziga kigomba kuba gifite cyikorera ibintu bishobora gufata inkongi? Tegereze neza mwa bino byapa baduhaye, hanyuma uhitemo icyo cyapa usubizanye ubwitonzi. Icyapa A urakibibona cyanditsemo ijambo ryitwa long vehicle, bisobanuye ngo ikinyabiziga kirekire. Abona icyapa ukuntu kiteye. B nayo urayibona irimo inyuguti 2 ya E 10 8 9, ariko hano iruhande hakaza aka kantu gakoze gafite ishusho ya mpande enye, gasa umutuku, kiri harimo n'ikimenyetso cy'umuriro. C nayo urayibona ni icyapa gifite ishusho ya mpande eshatu, umuzenguruko w'umutuku, ubuso ni hari aho umweru, n'agatangaro kara niko bita ikirango. D nayo uri kuyibona ukuntu icyapa cyo kuri D kimeze. None utwaye ikinyabiziga, ibyo wikoreye bifatwa n'inkongi cyangwa bishobora guturika. Ni ikihe cyapa mwa bino byapa bine uzifashisha? Ni ikihe cyapa kiba kiri ku ibyo binyabiziga? Ese ni icyapa A?
ese ni icyapa B, ese ni icyapa C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni kino cyapa cya D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cy'ukuri ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo ni B. Iki cyapa cya B nicyo kiba kiri ku ibyo binyabiziga byikorera ibintu bishobora gufatwa n'inkongi cyangwa biturika, kuko uri kubona ko kirimo ikimenyetso cy'umuriro, kiba gishatse kuvuga ko ibyo bintu atwaye bishobora gufatwa n'inkongi y'umuriro. Ikibazo cya 8 kikabaza ngo wakoze impanuka yo mu muhanda, ni ikihe cyangombwa polisi ishobora kugusaba kucyerekana ukoze impanuka? Abapolisi baje aho wakoreye impanuka, birumvikana hari ibyangombwa bazakubaza, kuko urabizi ko hari igihe ushobora kuba wakoze impanuka kubera ko watwaye nta n'ibyangombwa ufite, niyo mpamvu baba bagomba kukubaza ibyangombwa. Bazakubaza iki? Icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. C, uruhushya rw'agateganyo. D, imikorere y'ikinyabiziga. Ese wakoze impanuka, abapolisi bakaza ahantu habereye impanuka, ni ikihe cyangombwa bazagusaba? Ese ni igisubizo cy'ukuri ni A, icyemezo cy'iyandikwa ry'ikinyabiziga. Ese ni igisubizo cy'ukuri ni B, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ese ni igisubizo cy'ukuri ni C, uruhushya rw'agateganyo. Cyangwa ni igisubizo cy'ukuri ni D, imikorere y'ikinyabiziga. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano ikintu bazagusaba ni iki? Bazagusaba uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Icyo cyangombwa bazagusaba. Abapolisi nibaramuka baje ahabereye impanuka, icyo kintu bazagusaba mbere, uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga, barebe ko ese ko wakoze impanuka cyangwa ko wateje impanuka. Ese ubundi wari warabyize niyo ari impanuka cyangwa ni ubujiji bwatumye ukora impanuka, kubera ko wenda wagiye mu kinyabiziga utazi gutwara, nta byangombwa ufite, ubu guteje impanuka abandi bantu, kandi biriya bintu biba birimo risike zo kuba umuntu yabura n'ubuzima. Niyo mpamvu uba ugomba gutwara ikinyabiziga ufite uruhushya rwa burundu rwo gutwara ikinyabiziga. Ikibazo cya 9 kikabaza ngo uhuye n'ingorane utwaye ikinyabiziga mu muhanda ufite ibyerekezo bibiri, ufite ikimenyetso kimeze gute? Uri kugenda mu muhanda ubwo ukagira ibyago, wenda imodoka ikagupfiraho cyangwa bikagenda ukundi, ariko ufite icyapa kiburira cya mpande 3, wagishyira mu ntera ingana iki uvuye aho ikinyabiziga cyahagaze? Urugero, ukoze impanuka cyangwa se ikinyabiziga cyawe kigupfiriyeho, ugize ingorane, ariko ufite iki cyapa mu modoka. None iki cyapa wagishyira mu ntera ingana ute uvuye aho habereye icyo cyago? Wenda imodoka igupfiriyeho ariko uri mu muhanda, ufite iki cyapa kiburira, wagishyira mu ntera ingana ute? A, muri metero 5. B, muri metero 25. C, muri metero 45. D, muri metero 100. Ese iki cyapa kiburira ugifite, uramuka imodoka yawe ugize ibyago wenda igapfa, ariko igapfira mu muhanda, urumva ntabwo wayiterura. Uba ugomba kuhashyira icyapa kugira ngo abandi baje bagusanga, abandi bayobozi b'ibindi binyabiziga bibaburire, bamenye ko imbere wenda hari ikinyabiziga cyapfiriye mu muhanda. None iki cyapa ugishyira mu ntera ingana iki uvuye aho icyo kinyabiziga cyahagaze? Ese igisubizo cy'ukuri ni A, muri metero 5. Ese igisubizo cy'ukuri ni B, muri metero 25. Ese ni igisubizo cy'ukuri ni C, muri metero 45. Cyangwa hano igisubizo cy'ukuri ni D, muri metero 100. Ndakeka ko wamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku gapapuro. Hano intera uba ugomba gushyiramo kino cyapa ni muri metero 25. Ikibazo cya 10 kikabaza ngo umuyobozi w'ikinyabiziga usunika ipikipiki agomba gufatwa nka umuntu atwaye ikinyabiziga. Murabizi mukunda kubibona abamotari ibinyabiziga byabapfiriyeho bari kubisunika. Ese iyo ubonye umumotari cyangwa umuntu utwara moto ari kuyisunika, ari gusunika ipikipiki, umufata nk'iki? Ugomba kumufata nk'iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro. A, umunyamaguru.
B umuyobozi w'ikinyabiziga, ukavuga ati nubwo ikinyabiziga cyamupfiriyeho ariko yari asanzwe ari umuyobozi w'ikinyabiziga. C umugenzi, cyangwa ukamufata nk'umugenzi mugenzi wawe, akaba ati ubwo ari kugendesha amaguru ubwo ni nkanjye n'ubundi twese turi kugendesha amaguru. Cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri, ukaba uri kumufata nk'umunyamaguru ukongera ukanamufata nk'umuyobozi w'umunyamaguru. Ese hano igiso cy'ukuri cyaba ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandike ku rupapuro uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igiso cy'ukuri ni A, umufata nk'umunyamaguru. Ese hano igiso cy'ukuri ni B, umufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga. Ese hano igiso cy'ukuri ni C, umufata nk'umugenzi. Cyangwa hano C igiso cy'ukuri ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku rupapuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni B. Uba ugomba kumufata nk'umuyobozi w'ikinyabiziga nubwo cyaba cyamupfiriyeho, nubwo yaba ari kugisunika. Ntabwo uvuga ngo ubwo ngo ni umunyamaguru, n'ubundi aba akiri umuyobozi w'ikinyabiziga. Ndakeka ko kiriya gisubizo wari wamaze kugihitamo, ndakeka ko wari wamaze kucyandika ku rupapuro. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo iki cyapa gisobanura. Tegereze neza icyapa dufite. Ese iki cyapa gisobanura iki? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo cyandika ku rupapuro. A iravuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere. B ikavuga ngo uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. C ikavuga ngo ibyago imbere mu masangano y'umuhanda akwegereye, ukwegereye. D ikavuga ngo A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Ese hano igiso cy'ukuri ni A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ese hano igiso cy'ukuri ni B, uburenganzira bwo gutambuka mbere mu yandi masangano y'umuhanda akwegereye. Ese hano igiso cy'ukuri ni C, ibyago imbere mu masangano y'umuhanda ukwegereye. Cyangwa hano igiso cy'ukuri ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku rupapuro. Iki cyapa gisobanura A, uburenganzira bwo gutambuka mbere. Ikibazo cya 12 kikabaza ngo icyapa gisobanura. Tegereza neza icyapa bagwaye ku kibazo cya 12. Icyapa gifite ishusho y'uruziga, umuzenguruko w'umutuku, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara. Ubona ko wagira ni ikirango kirimo nk'umwana cyangwa umuntu. A iravuga ngo ntihanyurwa n'abanyamaguru. B ikavuga ngo ni akayira k'abanyamaguru. C ikavuga ngo aho abanyamaguru bambukira. D ikavuga ngo B na C ni ibisubizo by'ukuri. Ese iki cyapa gisobanura iki? Tegereza neza icyapa baduhaye. Mbibutsa ko namaze kuhakorera video y'ibyapa, muntu ugifite ikibazo ku byapa wasubiraho ukihugura. Hano rero igiso cya nyacyo ni A, ntihanyurwa n'abanyamaguru. Nubona kino cyapa kiri mu shusho y'uruziga, ubuso bw'umweru n'ikirango cy'umukara, kiri muri mwana cyangwa uri kubonamo umuntu, uzamenye ko hatanyurwa n'abanyamaguru aho hantu. Ikibazo cya 13 kikabaza ngo urenze mu sisiro ukahasanga ibyapa bibiri iburyo bwawe bimenyesha ko irangira ry'imirimo. Bitewe n'icyo ibyo byapa bimenyesha, wagenda kuwuhe muvuduko? Itegereze neza ibyo byapa ngibi, wagenda kuwuhe muvuduko? A, kilometero 70 mu isaha. B, kilometero 50 mu isaha. C, kilometero 40 mu isaha. D, kilometero 80 mu isaha. Ese wagenda kuwuhe muvuduko? Hari irangira ry'imirimo yari iri gukorwa mu muhanda. Ese ugeze aho hantu wagenda kuwuhe muvuduko? Ese igiso cy'ukuri ni A, ese ni B, ese ni C, cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D? Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo, ndakeka ko wamaze kucyandika ku rupapuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni D. Uba ugomba kugenda ku muvuduko wa kilometero 80 mu isaha. Ushobora kwibaza se kilometero 80 mu isaha ugenda uri kuzibara? Ikinyabiziga kiba gifite aho urebera umuvuduko uri kugendaho, ukamenya ati ndi kugenda kuri kilometero 5 mu isaha, ndi kugenda kuri kilometero 50 mu isaha, ndi kugenda kuri kilometero 40 mu isaha. Ibyo bintu ukabibona. Ikibazo cya 14 kirabaza ngo iki kimenyetso cyaka kinyemerera gukomeza.
iki kimenyetso cyaka kinyemerera gukomeza. Tegereze neza ikimenyetso kirimo. Ese uri kubona ubundi kiri mu irihe bara? Ese ubundi ibimenyetso bimurika biba bifite ayahe mabara? Mbibutsa ko niyo video namaze kwibashyiriraho, uyishaka wanyandikira kuri 0789351323 nkaguha link, cyangwa waba ushoboye kujya kuri YouTube channel yacu ukareba video twashyizeho mbere, hanyuma ukareba iyo video y'ibimenyetso bimurika aho bikoresha amabara umutuku, umuhondo ndetse n'icyatsi. Ese hano ubonye kino kimenyetso kikwemerera gukomeza? A. Yego. B. Yego ariko utanga inzira ku banyamaguru. C. Yego utanga inzira ku bandi bayobozi b'ibinyabiziga biturutse mu kindi cyerekezo. D. Ikavuga ngo oya. Ese hano iki kimenyetso urakibonye? Wari uri mu muhanda utwaye ikinyabiziga, hajemo kiriya kimenyetso, uba wemerewe gukomeza kugenda? Ese igiso cy'ukuri ni A? Ese igiso cy'ukuri ni B? Ese hano igiso cy'ukuri ni C? Cyangwa hano igiso cy'ukuri ni D? Ubonyemo kiriya kimenyetso wakora iki? Ndakeka ko wamaze guhitamo ikizo cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano ikintu uba wakora ni igiso cy'ukuri ni D. Murabizi iki kimenyetso cy'umutuku kiba kikubwira ati hagarara, kiba kikubuza gutambuka, kiba kikubuza kurenga icyo kimenyetso. Niyo mpamvu iyo harimo kirino bara ry'umutuku, ikintu uba ugomba gukora ni uguhagarara. Niyo mpamvu ntabwo kikwemerera gukomeza. Niyo mpamvu hano igiso cy'ukuri ari D, oya. Ikibazo cya 15 kikabaza ngo gutwara uzungazunga mu muhanda, kwa kundi ugenda utwara ikinyabiziga ujya ibumoso ugaruka iburyo, ujya ibumoso ugaruka iburyo. A. Ni bibi ku binyabiziga by'imitende ibiri gusa. B. Ni bibi igihe cyose. C. Ni bibi ku binyabiziga cy'imitende ine. D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Tegereza neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igiso cya nyacyo ucyandike ku papuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese gutwara uzungazunga mu muhanda, ese igiso cy'ukuri ni A. Ni bibi ku binyamitende ibiri gusa. Ese igiso cy'ukuri ni B. Ni bibi igihe cyose. Ese igiso cy'ukuri ni C. Ni bibi ku binyabiziga by'imitende ine. Cyangwa igiso cy'ukuri ni D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Hano rero ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni B. Ni bibi igihe cyose. Murabizi kugenda usungazunga ujya iburyo ugaruka ibumoso bishobora guteza abandi bayobozi ibyago, cyangwa nawe ukabyiteza, kuko ashobora kuza yabaze ko wenda agiye kugucaho, yarebye umuvuduko agiye gukoresha, yarebye ahantu agiye guhita aca, ukaba urazungazunzitse umusanga aho yari yabariye guca, ukabutumye akugonga, ukaba umuteza ibyago. Niyo mpamvu kugenda mu muhanda utwara ikinyabiziga uri kuzungazunga buri gihe ni bibi. Ikibazo cya 16 kikabaza ngo telefoni ngendanwa ntigomba gukoreshwa. A. Ahari ibimenyetso bimurika, biriya bimenyetso bimurika umutuku, umuhondo, icyatsi. B. Igihe utwaye ikinyabiziga ku muvuduko wa kilometero 20 mu isaha. C. A na B ni ibisubizo by'ukuri. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igiso cy'ukuri ari ikihe? Twaye ikinyabiziga. Ese hano ni ryari telefoni ngendanwa itagomba gukoreshwa? Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A. Ese hano igiso cy'ukuri ni B. Ese hano igiso cy'ukuri ni C. Cyangwa se hano igiso cy'ukuri ni D. Ndakeka ko wamaze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndakeka ko wamaze kucyandika ku papuro. Hano igisubizo cy'ukuri nta kindi ni D. Nta giso cy'ukuri kirimo. A ntabwo ariyo, B ntabwo ariyo, na C ntabwo ariyo. Hano igiso cy'ukuri ni D. Nta giso cy'ukuri kirimo. Ikibazo cya 17 kikavuga ngo kunyuranaho bibujijwe gusa igihe A. Igihe mu muhanda hagati hashushanyijemo umurongo w'umweru ucagaguye. B. Umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. C. Ikavuga ngo ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera
D nta gisozi cy'ukuri kirimo. Ese kunyuranaho bibujijwe gusa igihe ryari? Bibujijwe ryari? Ese igisozi cy'ukuri ni A, igihe mu muhanda hagati hashushanyijwemo umurongo w'umweru ucagaguye. Ese igisozi cy'ukuri ni B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Ese igisozi cy'ukuri ni C, ikinyabiziga gitwawe ku musozi unyerera. Cyangwa se igisozi cy'ukuri ni D, nta gisozi cy'ukuri kirimo. A ikaba atariyo, B ikaba atariyo, na C ikaba atariyo. Ndakeka ko bamaze guhitamo igisozi cya nyacyo. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisozi cya nyacyo ni B, umuhanda ushushanyijwemo umurongo wera udacagaguye. Aho hantu ntabwo babyemerewe kurenga cyangwa kunyura ku kindi kinyabiziga kikuri imbere. Ndakeka ko bari bamaze guhitamo kiriya gisubizo. Ndakeka ko bari bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano rero ikibazo cya 18 kirabaza ngo tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisozi cya nyacyo ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Cyabaza ngo iyo mu muhanda hashushanyijwemo umurongo wera ucagaguye ntugomba kujya mu kindi gice cy'umuhanda. B ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. C ikavuga ngo agomba guhagarika ikinyabiziga. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese hano urabona igisubizo cy'ukuri ari ikihe? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ese hano igisubizo cy'ukuri ni A, ese hano igisubizo cy'ukuri ni B, ese hano igisubizo cy'ukuri ni C, cyangwa se hano igisubizo cy'ukuri ni D? Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandike ku gapapuro, uze kureba amanota uragira kuri 20. Ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Hano igisubizo cya nyacyo nta kindi ni B, ushobora kujya mu kindi gice cy'umuhanda bibaye ngombwa. Murabizi hariya haba hari umurongo wera ucagaguye, biba bikwemerera kunyuranaho, ariko wamaje kureba ko utageze mu koni, kuko kunyuranaho mu koni ntibyemewe. Cyangwa icya kabiri ukareba ko uri kureba imbere neza. Hari igihe kigera wenda umuhanda, cyangwa bitewe n'ukuntu ibihe bimeze, ukaba utarareba neza imbere. Ubwo rero niyo mpamvu uba ugomba kunyuranaho, ariko witegereje neza, ufite ubwitonzi kugira ngo urinde abandi bayobozi bari gukoresha umuhanda. Kuvuza ihoni bibujijwe. Icyo ni ikibazo cya 19. A ku misigiti, ku rusengero, ku rutambiro. B hafi y'ibitaro. C hafi y'ubuyobozi bwa polisi. D ikavuga ngo nta gisubizo cy'ukuri kirimo. Ese kuvuza amahoni bibujijwe he? Murabizi ntabwo ahantu hose wagenda uri kuvuza ibihoni, hari igihe hari aho biba bibujijwe. Hano rero ndakeka ko bamaze guhitamo igisubizo cya nyacyo. Ndakeka ko bamaze kucyandika ku gapapuro. Ese igisubizo cya nyacyo ni A, ese igisubizo cya nyacyo ni B, ese igisubizo cya nyacyo ni C, cyangwa se igisubizo cya nyacyo ni D? Hano rero igisubizo cya nyacyo ni B, hafi y'ibitaro. Urumva haba harimo wenda n'abantu barwaye umutima cyangwa n'izindi ndwara, cyangwa n'abarwaye kwikanga, ugasanga uvugije igihoni. Murabizi hari imodoka zigira ibihoni biremeye, ugasanga uteje ibibazo umurwayi. Niyo mpamvu biba bibujijwe kuvuza ibihoni hafi y'ibitaro. Ikibazo cya 20 ari nacyo cya nyuma kirabaza ngo icyemezo cy'isuzuma ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? Icyemezo cy'isuzuma ry'ikinyabiziga kimara igihe kingana iki? A amezi 6 ku binyabiziga bikora ubucuruzi. Tegereze neza usubizanye ubwitonzi, hanyuma igisubizo cya nyacyo ucyandika ku gapapuro. Bibutsa ko kode ziri kuboneka aho waba uri hose mu gihugu. Mu kanya gatoya uba umaze kubona kode, kandi birizewe kuko niyo uramutse uyibuze tugufasha kongera guhita uyibona ako kanya. Wenda ugize nk'ibibazo telefone yawe ikiforomata, duhita twongera kugufasha kukubonera kode ako kanya utishyura indi mafaranga. Ibindi byo no kubitsa ko ushaka no kwiga byihariye, ushaka kutwandikira gusa ukatubwira ati nkeneye kwiga, cyangwa se waba wabuze nka video runaka kuri YouTube, ukaza kutwandikira ukatubwira ati wenda impa video yo ku bimenyetso byo mu muhanda, ima video yo ku byapa byo ku mihanda, ima video yo ku mashusho, ima video yo ku
ku bimenyetso bimurika. Unakeneye ko nkwigisha n'isomo by'umwihariko wajya ubyandika muri komenti zanyu ndazisoma nkabateguraho amasomo. B, amezi 12 ku binyabiziga bidakora ubucuruzi. C, imyaka 2. D, B na C ni ibiso by'ukuri. Hano rero igiso cy'ukuri ni ikihe? Ndakeka ko maze guhitamo igiso cya nyacyo. Ndakeka ko maze kucyandika ku papuro. Hano igiso cya nyacyo nta kindi ni D. A na B ni ibisubizo by'ukuri. Rero ndakeka ko kino kizame dukosoye hari aho kiguvanye hari naho kikugejeje. Ikintu ubusabwa no gukanda subscribe kugira ngo isomo rishya dushizeho buri weekend murabizi mbategura amasomo mashya. Buri kizame gishya bakoze kizeho mujye muhita mubibona ku gihe. Murabizi ibanga ryo gutsinda no kuba warabonye imyitozo ihagije, warakosoye ibibazo byinshi bitandukanye, kuko ibibazo n'ubundi nibyo bagarura, nuko wenda baba babicangacanze ariko ntabwo bahimba ibindi bibazo, n'ubundi ni bino bibazo bagarura. Ndabakunda cyane, Imana ibaho umugisha, mubane n'Imana.